urabizi mfite inkuru nziza yo kukubwira. Kagira inkuru rero, ngaho mbwira dore nteze amatwi. Mu minsi mikeya nzakora ubukwe. Nibyo se koko? Cyane rwose. Uzakorana ubukwe hamwe nande? Nzabukorana n'umusore w'inshuti yanjye nasize mu gihugu naturutsemo. Hanyuma se uwo ufite hano uzabigenza? Yewe uwo nsanzwe mfite hano tuzareba ukundi tubirangiza ntibigutere ikibazo. Kandi menye ko nyuma y'aho tumaze gukora ubukwe nzamuzana twibanire hano mu gihugu cy'amahanga. Ndanezerewe cyane pe, umushinga wawe ni hatari kabisa. Ariko urabizi nanjye byanshimisha mbonye uwankorora nk'ibyo ugiye gukora. Nawe urashaka gukora urugendo se? Ninde mugabo cyangwa umugore utakwifuza gukora urugendo? Ubwo rero mbaye ngiye, yego ibihe byiza. Nk'uko nabikubwiye, nimara gukora ubukwe nzazana nawe. Ariko si uko twari twabivuganye? None se urabyibagiwe? N'igihe cyose twamaze turi kumwe ntabwo nshobora kubyibagirwa, kuko ni wowe mugabo wa mbere ubuzima bwanjye. Nimara kubona ibyangombwa urukundo dufitanye nzaruhagarika ubone ngaruke kukureba. Umva rero, ndagira ngo nkubwire ko ntazagutegereza. Nimba utazantegereza rero uzakora ubuzima bwawe uko ubyumva. Njyewe nzagenda, nimara kubona byose nuba nshaka nibwo nzagaruka kukureba. Okay, nibyo gatubikore gutyo. Mwaramutse neza hano kwa Bango? Yego twaramutse neza hano Sonike we. Amakuru ki yanyu? Turaho ni ibisanzwe. None ubu ugiye gukora iki muri iki gitondo? Ngiye gusubira mu masomo nize ejo. Yo, ni byiza cyane pe. None mu byo ugiye kwiga ukeneye ubufasha? Oya, nta bufasha nkeneye. Niwumva ukeneye ko hari icyo ngusobanurira urambwira. Yego nta kibazo ndakubwira. Ndizera ko utajya usiba ishuri. Oya, ese wameze nka mushiki wanjye nawe ntajya asiba ishuri, kandi ngerageza no gutanga ibitekerezo n'inama, kandi icyo mvuze ndagikora. Yewe n'inshuti zanjye turumvikana cyane. Biranejeje kumva uvuga gutyo. Erega nkurikiza urugero nkawe. Urugero utanga ndarukurikiza cyane. Yo, ni byiza cyane. Ngiye kureba mushiki wacu aho acururiza. Yego wurirweho tuzasubira. Mwaramutse neza Dari? Yego mwaramutse neza Bingo. Umeze ute se? Meze neza. Ugarutse kudusura? Nari mpanyuze kugira ngo umenye amakuru yayo. Yewe tumeze neza pe. Ndanezerewe kukubona nka musaza wanjye. Nanjye nuko ndanezerewe kukubona nka mushiki wanjye. Nubwo ugira akazi kenshi ariko gerageza kuza kundeba. Yewe uri umwana mwiza cyane pe. Uzagume ukomeze ntuzahinduke ndakwinginze. Urazi se mu minsi mikeya nzasubira mu gihugu aho naturutse. Nzaba ngiye gukora ubukwe hamwe na wa mukobwa twiganye, wa wundi twize ku kigo kimwe. Wa mukobwa wambwiye. Yego ni ukubyitondera ukabitekerezaho, kuko benshi iyo bageze hano sinzi uko bigenda. Yemwe n'abagabo nuko sinzi uko bigenda. Ufite ukuri pe, ariko nzi ko twamenyanye kera atabigenza gutyo, kubera ko twakomeje kuganira kugeza uyu munsi wa none. Ni sawa noneho. Ndumva bizagenda neza kandi ni byiza. None hari ibindi ufite byo kumbwira? Yewe nabeshye ubu tuzarwubakana ko nkiri umukobwa kugeza n'uyu munsi wa none. Iki ni ukubera icyo wamubeshye? Yego ndagombaga kumubeshya, kuko iyo ntamubeshya ntabwo yari kuzagaruka kundeba. None nari kubigenza gute? Ntabwo nagombaga kumuhemukira, ntabwo nagombaga kumuhungabanya. None ubu nkora iki? Ugomba kumubwiza ukuri. Hoya sinshobora kumubwiza ukuri
umuntu nzi, nkurikira tujye kumureba, aragufasha kubona ibisubizo by'ibyo bibazo ufite. None uriteguye ko mu minota mikeya tugiye kurira indege? Yego, nditeguye rwose. Ariko nubwo nkubashye, umuryango wanjye ugiye kumbura. Ngiye kubanza gusezera mubyara wanjye. Ndabyemeye. Narije kugusezera kubw'ibintu byose wankoreye. Umeze neza madamu wanjye we? Yego, umeze neza cyane. Umuryango wanjye uzambura. Muzajya muganira kuri telefone ntibigutere ikibazo. Ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe nawe. Nanjye nuko biranejeje cyane ko turi kumwe. Nari nzi ko nsanga wabyutse waniteguye nkahita ko nkugeza ku kazi. None ndabona ariho ukibyuka. Uzi n'ibindi se? Kano kazi karandushya cyane pe. Ndatekereza kuzagahindura. Nimugoroba turabiganiraho. Ubwo rero ndagiye. Ugira umunsi mwiza. Yego, nawe ugira umunsi mwiza. Turabonana nimugoroba uvuye ku kazi. Urakoze. Naho ku mugoroba. Umugabo wanjye nawe ibyabamo ni akazi gusa. Agira wikendi gusa, ubwo ngo nibwo aba yaruhutse. Ubwo buzima ni bwoko ki? Ndahitamo kwisubirira mu gihugu naturutsemo, aho kugira ngo nkomeze kubaho gutya. Ubu rero ngiye kuryama kubera ko nkonje cyane. Reka njye gusura murumuna wanjye. Kuva aho yazaniye umugore nta kimvugisha, nta n'amakuru akimbaza. Ndizera ko ari mu rugo. Reka mpanyure ndebe. Uwo ninde ubyutse akomanga muri iki gitondo? Reka njye kureba uwo ari we. Muramutse neza hano. yewe meze neza pe. Nuko gusa nari nanze kunyura ku rugo. Ndavuga ati reka mpanyure mbasuhuze ndebe nuko mumerewe. Umva rero nkubwire petit frere, uvuge gahoro gahoro n'ijwi rigufiya, utakagura umugore wanjye kubera ko aracyaryamye. Yego grand frere we, ndabyubahiriza rwose, ntugire ikibazo. None petit frere, ni iki kikuzanye hano iwanyu muri iki gitondo? Narinje kukureba ngo ngusuhuze kandi menye n'amakuru yawe, kubera ko kuva wazana umugore ntukimvugisha, kandi mbere twaravuganaga. Ubwo rero sinzi impamvu yabiteye. Petit frere, nuko nta mwanya nkibona. Nsigaye mfite akazi kenshi, bisigaye bingoye, sinzi uko nabikubwira. Niyo mpamvu ntakikuvugisha. Ujye ubyihanganira. Yewe ndabyumva, birashoboka ko byaba bikugoye. Nta kibazo. Yewe no kuwa gatandatu no ku cyumweru nsigaye mbura umwanya. Ngaho reba nk'ubu ngubu, mbere y'uko ungeraho hano mu rugo nari ndimo gukurupa inzu. Ubu inzu yose maze kuyikurupa ndayirangije. Ngo nguki? Ibyo uvuze ni ibiki? Yewe niko bimeze, ahubwo nuko mfatiranyije usanze nari ndimo nshaka ibintu by'ibifuka kugira ngo nyarukire muri magazine kujya guhaha ibyo gukoresha hano mu rugo. Kandi nimvayo ndajya mu gikoni ntangire no guteka ibyo kurya tuza kurya saa sita. None ko numva bitoroshye ukora ibyo byose
buri wikendi zose nta n'akaruhuko ugira? Petit frere, ubwo ni uko biri nyine, kandi uko mbikubwiye niko bimeze, ntacyo mpimye nta n'icyo nongeyeho, kandi nawe amaso yawe arakwereka, none se ntubona? None se reka nkwibarize akabazo k'amatsiko, umugore wawe we hakora iki? Kubwo icyo kibazo mbajije ndahitamo kutamuvuga muri iki kiganiro turimo hano, rwose nawe ubyihanganira. Yewe nta kibazo rwose, kutamuvuga ni uburenganzira bwawe, ariko nimba ubishaka nagira ibyo ngufasha hano mu rugo mu bijyanye n'akazi, nimba bitakubangamiye ariko urambwira. Yewe nuko urakoze cyane, mpereza iminota mikeya ndaje naho mu kanya, nturambirwe. yewe yewe iri joro naraye neza we, ariko ndumva nshonje. Ndizera ko umugabo wanjye yanteguriye icyo kurya kiryoshye cya mu gitondo. Yewe ubu ndangije gukora isuku. Waramutse mugabo mwiza? Yego naramutse neza mugore mwiza. Waryamye neza iri joro? Wasinziriye neza? Yego pe, nasinziriye neza cyane kandi nagize ibitotsi byiza. None se ni iki watetse ko numva nshonje? Ye nk'iki maze kumva, uwo mukino ntasobanukiwe ni bwoko ki? Cyangwa numvise nabi? Uzi n'ibindi se? Ntabwo ndateka, maze gukora isuku nk'uko nari maze kubikubwira. Ni saa 5 kandi ndabona saa 6 ziburi minota mikeya, none ngo nturateka? Ubwo se koko uri ubuhe bwoko bw'umugabo koko? Reka reka wirakara, ngiye guhita mbikora. Yego nange ngiye muri salo kuba nicaye. Mwaramutse, ntabwo nari nzi ko hari. Yego mwaramutse neza, twabasuye, twaje mu gitondo dusanga mukiryamye, ndavuga ati reka mbategereze mubyuke namwe mbasuhuze. Grand frere se ari he ngo muvugishe mbere y'uko ngenda? Arahuze mu gikoni. Ndamutegereza, igihe ari burangirize cyose turaza kuvugana. Frere, ubyihanganire, nubwo nagusize muri salo wenyine ntabwo nakwibagiwe. Nanjye ndahuze, ndi mu gikoni ndimo ndatekera akantu umugore aza kurya.
ubyihanganire. ariko grand frere kwera n'akazi kose nsanzwe umaze gukora none ugiye no mu gikoni guteka koko? Frere, urabizi se nta yandi mahitamo mfite. Reka mbikore, ndumva ntacyo bintwaye. ese nuko bimeze? nuko urangiza wikendi zose se? ndumva bitakoroheye pe. Wari ubizi se nkunda umugore wanjye kandi sinkunda kumubabaza. ye ngomba gukora uburyo bwose bushoboka umugabo wanjye nkamutandukanya n'umuryango we kugira ngo nzakomeze kumutegeka uko mbyumva. ndibwira ko uyu muvandimwe wo mu muryango wiwe ari ubwa mbere n'ubwa nyuma akandagiye hano muri iyi nzu. sha ntuzayigarukamo pe, ndakurahiye. bitari ibyo ushobora kuzafungura amaso umuvandimwe wawe bitewe n'uko nitwara, maze kongera kumutegeka bikangora kandi njye mutwara uko byumva. Petit frere, umva nkubwire, ushobora gutaha kubera ko njyewe n'umugore wanjye turasohoka kuri uyu mugoroba, turajya muri resitora. yego ndagiye frere, kandi mwakoze kunyakira. musigare amahoro kandi mugire ibihe byiza. yewe nawe ugira ibihe byiza, tuzavugana kuri telefone. yego reka mbyemere uko. unsezerere ku mugore wawe. kuva musaza wanjye nawe yashaka, kuva yazana umugore, yarahindutse pe. hari ibintu by'agaciro ngomba kumubwira. ndibwira ko muhamagaye kuri telefone umugore we ntiyemera ko tuganira twisanzuye. ashobora no kumuhagarika mu biganiro, agenda amucunga aho anyuze hose. yewe uriya mugore we nawe ateye ubwoba. nizere ko atazamuteza ibibazo kubera ko tubona ibintu bitameze neza. none mukunzi wanjye, ni iki kitagenda neza hano mu rugo ko ndeba utameze nk'uko utari usanzwe umeze? yewe nta kibazo mfite pe, nta gishyashya nakubwira. ko atari uko wabaga umeze? byagenze gute? wabuze iki? nsaba ibyo ushaka byose urabihawe. umva nkubwire, ndashaka ko uzabuza abantu bo mu muryango wawe kugaruka hano mu rugo rwacu. kubera iki? wibuka bwa nyuma ubwo murumuna wawe yazaga hano mu rugo? yego ndabyibuka. none yakoze iki? mbere yo kugenda atashye iwe mu rugo yandebye nabi cyane, kandi yandebye ikijishojisho. ese ntabwo nari mbizi. ndatekereza ko abo mu muryango wanyu batankunda
ntugire ikibazo. Kuva uyu munsi wa none nta muntu tuvukana uzongera gukandagiza ikirenge hano mu rugo rwacu. Wow! Ugize neza cyane. None ni ukubera iyo mpamvu utari umeze neza nk'uko nsanzwe nkuzi? Hasigaye ikindi kimwe. Mbwira ndakumva. Dore ubu hashize imyaka myinshi turi hano mu gihugu cy'amahanga, none kugeza na n'uyu munsi nta n'inzu dufite mu gihugu twaturutsemo, kubera ko ufite kontara dure indetermine. Ndagira ngo byihuse uzajye muri banki gufata amafaranga tuzubake inzu mu gihugu twaturutsemo, kugira ngo twereke abantu ko dukomeye kandi ko dufite amafaranga, tunabereke ko dufite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu nziza. Icyo gitekerezo ugejejeho ni cyiza cyane kandi ndagushimira. Mu minsi iri imbere nzatangira kubyirukamo kandi ndizera ko muri banki bazayampa. Ntubigireho ikibazo. Wow! Uri umugabo mwiza pe. Mfite amahirwe yo kuba narabaye umugore wawe. Halo? Halo? Amakuru ki? Halo. Amakuru ni meza, ni sawa. Ayawe. Nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze nimba bimwe twari twavuze byaramaze kujya mu bikorwa. Ndi kuri vola, urabyihanganira nihagira urusaku wumva. Ubwo rero kwari ukumenya nimba amafaranga umugabo wawe yaramaze kuyafata muri banki. Kuva cya gihe tuvugana nta switi wigeze umbwira. Yego ndakumva. None se ntacyo nigeze nkubwira kuva cya gihe? Nukumbabarira. Umva nkubwire rero, umugabo wanjye yamaze gufata amafaranga muri banki, ubu rwose nta kibazo. Ariko kubera ko nta mwanya agira, nzafata amafaranga yose manuke nsubire mu gihugu twaturutsemo njyenyine, noneho njye kubakisha inzu, nirangira izaba iyacu. Nyuma yaho nzamuta twigumanire. Ubwo urambwira uko ubyumva. Byiza cyane rwose, uzakore gutyo. Ndumva ntacyo nahinduraho ku byo umaze kuvuga rwose, kandi ni byiza cyane. Umva nkubwire ikigiye gukurikiraho rero. Numara kugera mu gihugu uzambwire, nzagufasha gushaka impapuro zo kubakisha zanditse ku mazina yawe, ku buryo umugabo wawe atazabimenya, kugira ngo numara gutandukana nawe inzu izaba ari iyawe. Urakoze cyane kuri ubwo bufasha bwawe. Mu minsi mikeya nzaza kandi ndifuza ko tubonana. Nanjye nuko tuzabonana. Nanjye nuko nimpagera nzahita ko ngutelefona.
nk'uko twagiye tubiganiraho rero, mu masaha ari imbere uraza kumbura, yo kandi uzankumbura ariko uzabyihanganire pe. ntugire ikibazo, tuzajya tuvugana kuri telefone nk'uko twajyaga tubigenza ndi ku kazi. kandi nanone ntaribagirwa, uzansuhurize umuryango wose ndabatashye. yego rwose, kandi nawe numara kugera mu gihugu sinzakubure kuri telefone. byaba byiza ufashe, hari ibintu nabonye washyize muri telefone bimwe bivibura, byaba byiza ubikuyemo ugashyiramo soneri nziza kandi ivuga cyane, kugira ngo ninguhamagara uzumve ko byasonnye, ubundi uhite kunyitaba tuvugana. Yo, izo nizo mpungenge ufite, ntugire ikibazo. Soneri nzayihindura nshyiremo iyindi ivuga cyane, ubundi njye nyitwara muri aka gakapu k'umukara, ewana nzayihambiraho ku buryo nunterefona ni wowe namba ya mbere iyo nzajya nita ko nitaba, abandi ku ruhande. ni byiza cyane kandi ni iby'igiciro. hari ikintu nari nibagiwe kukubwira mbere yo kugenda. ndagira ngo uzajye ukurikirana ubwubatsi neza, ubwubatsi bw'inzu yacu ugiye kubaka, kandi uzirinde hatazagira abantu baza kutwubakira ugasanga ibyo batwubakiye ntabwo bikomeye. ubwo rero wowe kubera ko uzaba uhari, uzajye ugerageza uhabe cyane, urebe kuko nimba ibikoresho bari gukoresha nta kibazo bifite. ubwo nanjye nzajya nguhamagara umbwire uko umunsi wagenze, umbwire n'aho akazi kageze, ahandi naho kuri telefone. yewe ntubitindeho rwose, ni njyewe uzi icyo ngiye gukora. kandi ntibiguhangayikishe, ahubwo rero urabona ko ibihe birimo biragenda, amasaha arimo arihuta. reka nkureke ngende kugira ngo indege itansiga. ngaho rero usigare amahoro, naho kuri telefone. ngaho bayi bayi bayi. ikizamini nagitsinze pe. ubu ndi hano muri aeroport, ndagiye subiye mu gihugu naturutsemo. ubu rero nzagenda n'uriya mugabo azajya nterefona ambure. icyo nashakaga narakibonye, ahubwo ndabona n'amasaha atarimo kwihuta ngo niyururire indege nigendere. naho ubundi ubwo nyine ibindi bisigaye biramureba. wawu, indege nayigezemo mu masaha makeya, ndaba nkandagiye mu gihugu naturutsemo, ubundi ibikorwa bitangire. wawu. Halo, bite? nari nguhamagaye kugira ngo nkubwire ko namaze kugera mu gihugu. Alo, bashyitsi, none werereye ahagana he? uri hoteli yihe? ifite amabara menshi? ndaje, ndayizi, ntuhave.
mu minota mike cyane. Nturambirwe. Reka mpamagare madamu mubaze nimba yaragezeyo amahoro, dore kuva yagenda ntiyigeze anambwira ko yashyitse. Reka mubaze mu telefone, namubaze n'aho ubwubatsi bugeze kuko hashize iminsi agiye. maze muhamagare numve. Ntabwo yigeze ambwira ko yashyitse. None ko atitaba aho bya bintu yabikuyemo bihuma nk'ibivibura, akaba atari kuyumva neza. ubu ninde se kandi ubyutse ampamagara muri iki gitondo? uwo ninde ubyutse koko ampamagara antesha umutwe muri iki gitondo? reka ze ndebe uwo ari we. ikigiye gukurikiraho urakizi se? ni uguta umugabo wanjye, nta kindi kigiye gukurikiraho, ni icyo nyine. Ye, ndakwinginze kubera ko birihutirwa kandi ntubitinze. noneho reka nkubwire ukuntu tubigenza. ubu namaze kugura itike y'indege yo gusubirayo. mu masaha 2 ari imbere ndaba ngiye. ubwo ngiye gukora ibisigaye nzakubwira. ubu se twerekeje hehe? uyu muhanda ndabona ari ubwa mbere ngunyuzemo pe. burya ujya gutega indege agenda kare. niyo mpamvu uri kubona mfite umuvuduko udasanzwe, kandi bimenye ko iyi nzira nanyuzemo ari inzira ndende kandi yihuta cyane. ubu rero ndagira ngo tugere ku kibuga cy'indege hakiri kare kugira ngo ubone n'umwanya wo gukora cekingi. rero kandi burya indege ntabwo ariyo igomba kugutegereza, ni wowe ugomba gutegereza indege. niyo mpamvu nyine uri kubona nanjye ndimo ndihuta cyane kugira ngo itagusiga, kubera ko igusize ntabwo byaba ari byiza. aka kanya ngiye kurira indege njya kureba umugabo wanjye, nubwo yanterefone ntambone ariko arabyihanganira. kandi nanone ntazi ikimutegereje. nimara kuhakandagira tuzahita ko dutandukana, kubera ko ibyo namushakagaho ndabifite. ibyo namushakagaho byose narabibonye. ubu ngubu mfite ibyangombwa, nzajya ntembera uko byumva. ubu mfite inzu, ubu rero azishyura ideni ry'inzu wenyine. azabyihanganira. ndibwira ko nyuma y'amasaha make cyane turaba tubonanye. okay. reka mfate igikapu cyanjye nsohoke. ubu ndibwira ko nawe ari hano hanze antegereje. ndamubona muri bariya bantu benshi.
mbega umunezero we, yashyitse ndabona yagize urugendo rwiza cyane. Yo, ni karibu. Ni karibu. None se wagize urugendo rwiza, nta kibazo mwagize mu nzira? yego nk'uko ubibona twagize urugendo rwiza, nta kibazo twagize mu nzira, kandi rwose dushyitse amahoro. Ni byiza cyane rwose ko dushyitse amahoro. Urya munsi rero ukimara kugenda nategereje ko umpamagara cyangwa ukamba ka mesaje ko washyitse, ariko narahebye. Ariko nyuma yaho naje kugutelefona, telefoni igasona ariko hakabura umuntu yitaba. Naratekereje ati birashoboka ko bya bintu bihuma utigeze ubikora muri telefoni, nshatse kuvuga viburere. Ariko nimba imirimo yaragenze neza nta kibazo, ntibigutere ikibazo. Ntibiguhungabanye. urya munsi rero mva ahangaha naragiye nkimara gushyika nasanze akazi kenshi cyane kantegereje. ubwo rero niyo mpamvu nabuze umwanya wo kuguhamagara, kubera ko no kukubwira ko nashyitse nabyo bisitse ukuntu byanyuzeho, ubyihanganire. ariko rero byaba byiza tuvuye hano kuri iki kibuga cy'indege tukajya kuganirira mu rugo iwacu, kuko ntabwo twakomeza kuganira hano. ni ku gahingaga, ni ku gasozi, ni nk'aho ari ku gasozi. reka tugerageze tugere mu rugo, ibyo byiza ni naho tuganira twisanzuye. Nibyo koko, reka tugende. hari hashize iminsi tutari kumwe, none turongeye turabonanye n'ib'igiciro kinini. nanjye biranejeje. Reka twinjire mu nzu umbwire ko imirimo yagenze. umva rero ngubwire kandi untege amatwi neza, nk'uko nabikubwiye ugakomeza kubigira ibikino. kuva uyu munsi wa none kuri iyi tariki sinshaka kongera gukomeza kubana nawe, kubera ko sinkigukeneye. None se iyo nkuru nzaniye ko atari nziza? ariko ntacyo nahinduraho ko byuvuze, ubwo niko wabipanze. ariko mfite ikibazo kimwe nkubaza. none ko nakumva uvuga ideni ry'inzu, urashaka kunsiga njyenyine nkazishyura ideni ry'inzu njyenyine? ubwo urambwira icyo ubivugaho. icyo nicyo kibazo ufite? ibyo birakureba, biri ku mazina yawe, ni wowe byanditseho. uzabage wifashe, ntuzongere no kubimbwira. uzi ko uteye ubwoba, ntabwo nari nzi ko ari uko bimeze kwera, ariko ni uko byihanganira. wagize ngo ni icyo gusa se? umva mubwire ikindi, kuva none kuri iyi saha, kuri uyu munsi sinongera kubana nawe muri iyi nzu. ngiye kwibera ku muturanyi mu nzu yanjye bwite.
kandi niba ufite ibyo uvuga ntuzongere kubimbwira, uzagenda ubibwire umwavoka wanjye. Ngaho ndigendeye, usigare amahoro. Yego, ariko se koko ibi ni ibikira? Ni ryari se wabonye inzu yo kubamo mu baturanyi? None se wahinduye icumbi ntiwambwira? Ntumbaze ibibazo byinshi. Bye. Ndi kumva isi imeze nkaho inguye ku mutwe. Sindabyumva neza, cyangwa se naba ndi kurota se, simbizi neza. Cyakora ndajya kubwira mushiki wanjye, mbimubwire byose, amenye ibibazo bingoye ndimo kunyuramo. Kubimubwira ndumva nzaba nduhutse, nawe arangira inama y'icyo nakora. Ubu rero nanjye ngiye kujya gukora ubwanjye bushakashatsi. Birashoboka ko hari ibindi ntazi yaba arimo kumpisha. Kanze ngire vuba vuba nkora ubwanjye bushakashatsi. Aka kanya icyo ngiye gukora, ubu maze kubona byose nashakaga. Ngiye kujya kwibanira na wa wundi nikundiraga, umwe nari narakunze. Ngaho reba rero, nari mfite indoto yo kuzakuzana hano. Urabona ukuntu ari heza cyane, hateye amabengezi. Nibyo se koko? Yewe, iki gihugu ni cyiza, ni cyiza cyane, kirubakitse. Iyo ntakizamo nari kuba mpumyi. Urabibara urabizi se, aha ni heza cyane, kandi no gukora ubucuruzi buragenda neza. Uzaba ubireba, tuzakira, tuzacuruza tugire amafaranga menshi. Erega nari narifuje ko ugomba kuza ukaba iruhande rwanjye. Nanjye natekerezaga nk'uko uvuze, ariko si reka nkwibarize akabazo k'amatsiko. Nizere ko nta kibazo uzagira ku bya mbere. Ushatse kuvuga iki? Inde? Aho navugaga urya mwahoranye bwa mbere. Reka uwo namusibye mu bitekerezo. Ahubwo ntegereza hano ndaje, nturambirwe. Ya,
hano muri iki gihugu hari abagore beza n'abakobwa beza we, nizere ko batazanshuka. Nk'uko nari nabikubwiyeho gakeya, dore mfite ayandi makuru n'ubushakashatsi nakoze kuri wa mugore wantaye. Burya yambeshye kuva aho twatangiriye kuganira. Nasanze yari afite undi muntu baganiraga, ariko yari yarambwiye ko ari jyewe umugabo wa mbere wiwe. Ikindi, ubwo yabonaga ibyangombwa yampatiye kujya kuguza amafaranga muri banki, ambwira ngo tugiye kubaka inzu mu gihugu twaturutsemo. Uyu munsi wa none rya deni rya banki ndimo kuririha njyenyine. Ejo bundi rero hari mu kabwibwi, ubwo nshatse kuvuga mu masaha ya nimugoroba, nahuriye nabo mu muhanda barimo bagenda bafatanya agatoki ku kandi, ariko ntabwo yigeze amenya pe. Mva nkubwire kandi ndakubwira byose noneho. Uriya mugore niwe wambujije ko nta muntu wo mu muryango wanjye ashaka. Yari yarambujije no kubavugisha kuri telefone. Ibyo byose yabikoraga avuga ko mutamukunda mu muryango. Reka nkubwire indi mpamvu ya kabiri. Nuko yari amaze kuvumbura ko nidukomeza kuza hano mu rugo rwanyu dushobora kuzamuvumbura, kuko yitwaraga nabi cyane hano mu rugo. Yitwaraga nabi cyane. Yewe uzi n'ibindi, ibyo uvuze nibyo. Yarambwiye ngo nzigizeyo abo mu muryango wanjye bose. Yewe yari yaranziritse pe. Cyakora umbabarire kuba naragukoshereje, kuba naragukoreye ibintu nka biriya, kubera ko njyewe nashyiraga mu bikorwa ibyo ambwiye. Ubu nibwo ndi kubona ko uriya mugore atigeze ankunda. Ibintu byose namukoreye, none dore birangiye ampemukiye, nanjye nzamwitura inabi. Oya, ibyo si byo. Nta mukirisitu ukora ibyo utekereje, ahubwo ugomba kwishyira mu maboko y'umwami wacu Yesu Kirisitu, kuko Yesu Kirisitu niwe wenyine uzagukiza igikomere ufite mu mutima wawe. Ni Kirisitu wenyine uzakomora igikomere ufite mu mutima wawe. Ndabisubiramo. Cyakora ibyo uvuze nibyo. Ngomba gukomera nkanihangana, ubundi nkishyira mu mwami wacu Yesu Kirisitu. Icyambabaje, yiyambitse umwambaro w'ubukirisitu. Yewe kandi yarasengaga pe, yarasengaga cyane. Njyewe rero nka mushiki wawe nta kindi nagufasha,
ni ukwambara umwambaro wa Yesu Kirisito, kuko utabaye umukristo ngo ushikame wumva ukomeye byakugora. Imana yonyine uyizere, niyo yonyine izagutambutsa muri ibi bihe bikomeye urimo. Niko bimeze. Ariko se yewe njyewe maze no kurambirwa akazi pe. Ese ubundi uyu mukunzi wanjye ari gukora iki mu cyumba? Ubu ntari kumva ko nashyitse koko? Ye? twagiranye ibihe byiza uyu munsi wa none. Nanjye nuko uyu munsi wa none wanejeje. None reka nguherekeze, wambwiye ko ufite indi gahunda, dore amasaha arimo aradusiga. Mwaramutse hano? Amakuru ki? urinde wowe uje gukora iki hano mu rugo rwanjye? Ye? Wow. None se akabazo k'amatsiko, uriya mukobwa mbonye wicaye muri salo wazanye hano muri iyi nzu wamukuye hehe? None se ibyo birakureba? Aha, reka nigendere da, mpave mbere y'igihe, mbere y'uko ibintu bigenda nabi, nibaza barambura. Aha. N'ibyo nagukoreye byose ngukura muri kiriya gihugu nkuzana hano, none uku niko unshimira koko? Nuko unshimiye koko? Ya uribagiwe koko? nakubujije kumvugisha gutyo, kuko nubikomeza nzaguta nigendere, kandi kubana nawe ndabirambiwe. Ndeka nibereho ubuzima nshaka. Urumva neza? Uzamenya nureba nabi kandi uzakubitwa, urumva? Uzibeshye. Ayiwe urankubise none urambabaje. Umva nkubwire, ntuzongere. Ndagira ngo nkubwire ko uyu mugoroba ntabwo ndara hano mu rugo, kandi ntugire ibindi umbaza, kuko nubimbaza nta gisubizo uri bubone. Ya birankomeranye pe. Wa mugabo nataye ntiyigeze yitwara gutya, ntiyigeze yitwara gutya na rimwe imbere yanjye. We yakoraga ibitandukanye n'iby'uyu mfite. Undi yaranteteshaga, akampumuriza, akamvugisha neza, ntiyankubise. Ikirushijeho yaranyubahaga, agakora ibyo mutegetse byose. Ngiri hamwe nawe nari imeze neza. Nimba ari uko bimeze, nzasubira kumushaka, kuko
yamfataga nk'umwami tubana. nanone kandi uyu mugoroba ndataha ntinze. Ni ukuvuga ko tutari busangire ku meza. nabyumvise. nshobora kumenya aho ugiye kujya nimba bitakugoye kunsubiza. ariko nakubujije kuzongera kumbaza ibibazo nk'ibyo. gusa menya ko nza gutaha ntinze nta kindi. nabyumvise kandi ugenda amahoro rwose. birangoye pe. ni iki cyatumye njya gukora amakosa ameze kuriya koko? iyo mbimenya simba narataye urugo rwanjye ngo ngiye kubana n'uriya muntu umeze kuriya. ubu ntangiye kwicuza, nitwaye nabi mu rugo rwanjye. sinari nzi ko ibintu nakoze bizagaruka ku mutwe wanjye. sinshaka kumubabarira kubera ibintu ndimo gucamo. ubu ndumva ameze neza nta kibazo. kuva aho niyeguriye umwami wacu Yesu Kristo, yakijije umutima wanjye wari warakomeretse. Imana yaramfashije nishyura ideni ryose rya banki, kandi ikomeje no kunkorera ibindi bitangaza mu buzima bwanjye. uriya ninde ndi kubona ameze nka wa mugore? uriya se si we? njye kureba amakuru ki yawe? yewe ni meza pe. ayawe se? nanjye meze neza ndashima Imana. yewe ndabona umeze neza cyane pe, kandi waranahindutse. ntabwo ari uko nagusize. neza meze neza. ubuzima bwanjye nabushyize muri Yesu Kristo, kandi yanduhuye imitwaro yose yandemereraga. uyu munsi wa none nta kibazo mfite, ndi mu mwami wacu Yesu Kristo. rwose Imana yangiriye neza pe, ntacyo nayishinja. aka kanya ndagira ngo ngusabe imbabazi kubw'ibintu bibi byose naba naragukoreye kandi bikaba byaranagukomerekeje. ntugire ikibazo, namaze kukubabarira. niyo mpamvu mbona naje kugusuhuza, kuko nanjye ndi umunyabyaha, ntabwo ndi umwere.
ariko inama nguhaye kandi ishobora kugufasha ni ukwishyira mu mwami Yesu Kristo. Uzabona ibyiza azagukorera mu buzima bwawe. Umunsi mwiza, Imana igufashe. yego kandi urakoze kuri ubwo butumwa umpaye. nawe ugire umunsi mwiza. n'ibibi byose namukoreye yabashije kumbabarira. yewe nanjye koko nabibonye, ubuzima bwiwe bwose yabuhaye Yesu Kirisito. ariko njyewe aho ndi hano ndimo ndicuza impamvu namutaye. nagize ubwenge bukeya. Mana yanjye we. Mwene data muri Yesu Kristo, mbere yo kujya kubaka urugo, banza ubaze Imana ko uwo muntu ugiye kurushingana ari we yaguhitiyemo. kuko ijambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya 33:3, ambaza izina ryanjye nzagutabara nguhishurire ibintu bikomeye wowe utazi. hamagara Uwiteka igihe cyose aguhishurire. nanone kandi ibyo byose urimo gucamo ni byiza ko ukomeza kuguma muri Yesu Kristo, kuko niwe wenyine uzakuruhura imitwaro yose ikuremereye. niwe uzaboneramo ibisubizo. nk'uko byanditse muri Petero wa mbere 5:7, muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imana ikomeze idufashe. nshuti, iyi video irangiriye ahangaha. murakoze, mugire ibihe byiza. iyi video mwayigezwagaho na Bitumwa Timothy.